ikindi gitabo cya Samweli cya kabiri igice cya kabiri umurongo wa 18 ubusiyo 200 iri mu bitabo bitandukanye twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ry'iyo 14 reka dusome afite neza n'urupapuro rwa 19 Yobu haranditse ngo erega ibishyira Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa 18 haranditse ngo umwami Dawidi aherako arinjira yicara imbere y'Uwiteka aravuga ati mwanjye ndinde Nyagasani Mana kandi inzu yanjye ni iki mwanjye ko undinda ukandinda ugeza aha Imana dufashe cyane amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu umucuruzi w'abaganga ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Yoshite Eugene ndi umugabo ufite madamu n'abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanase abana babiri turasana turasana ko mu rugo turi abantu benshi hari abandi batipetu bavuye imihanda bari maze kundemera rero ndababwira ngo namwe muze muri pasi y'ibiryo bwawe bariga bamaze kubona amaperime abandi bagiye muri universite abandi bari kwiga ubuganga ariko Pawulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo kwizera. Turishimiye kuba hano batsinda yatambitse igihe kitari gito kinini tutaheruka ariko umwami yari yateguye uyu munsi korali Imana bamugisha mwateguye igiterane ubuyobozi bw'itorero ndetse n'abakristo ikaze mu mpaye Imana izabambere ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Nezerwa naganiraga n'abayobozi banyu Milano n'ubuyobozi bwakorera n'itorero baragiye mu giterane cyo gushima Imana. Iyo umpamagaye rero mu kuvuga imirimo y'Imana babyumva neza. Hari umuntu uheruka kumbwira ngo arampamagara ngo duhure turahugura urwego tugezemo gusa ubwo gutangurana ibyo biri kugenda itangurana bitamubwira ngo ndakwiyanye igihe nari nshonje wigeze ungaburira nambaye ubusa nta wamaye wasora mu nzu kandi wamubukire ufite geto ukodesha ntiwigeze ucumbikira kumwinurira ndavuga Yesu wariha Bashemani bahumugisha nabibwira ndikora Gaya petagamiye ni kuchoma baya. Gaya petagamiye kuchoma ibyaje. Ntabwo mwabindeganiza muzajya muririmba bwirize. Ntabwo ndiko kunyeganyiga muri gace. Ntabwo nzakurabira. Ndetse ko muri iyi minsi namaze kumenya ko abantu batagira amajwi ngo baririmba hip hop. Imana ikubwira Imana yamamagaye nimba hariya rwose rwose murabisima ariho kandi kayise abikora uko abishaka gake murebe tuganire ku ijambo ry'Imana ubuhamya bw'ukuri turagenda tubushyiramo ariko Yesu yagize neza mbese nubwo muze ko nari ngo bisusuzume ngahicara hariya
abasirikare muzabaye abapasiteri, nta bamotari muzabaye abapasiteri, nta bahinzi muzabaye abapasiteri. ubwo si wowe nizo zagombaga gukuramo hasi. Imana igize gutera Imana ishimwe kare ku bufiro bwafashe. Tuganira ku ijambo ry'Imana. Ubundi Dawidi mu bantu bashimaga Imana yigeze akasabira aravuga ngo mwibutse iminsi yanjye ku mutima wanjye meze nk'igihugu cyishwe. Reka mbabwire Dawidi ubuzima bwe bwari kumanuka no kuzamuka. Avuye mu ishyamba aje yishe Goliyati, Jesse ubwami baramushinja nk'abateye icumu. Ubuzima bwa Dawidi bwari kumanuka ndetse no kuzamuka, ariko n'iki cyatumaga ashima Imana. Haba yazamutse yabonaga Imana, yaba yamanutse yabonaga Imana. Natwe ubuzima bwacu kuba tuvuye mu nda za ba mama, duhereye ku buhamya ababyeyi baduhaye, kugera aho natwe dutangiye kwihigira kuri iyi mihanda, kugera aho tugeze uyu munsi, twabonye Imana. Amen. Nasomye amagambo yanditse muri yo azakudufasha kwigira ku gushima Imana. Turazasenga isengesho ryo gushima Imana. Dawudi twasanze andi magambo avuga ngo haracyari ibyiringiro ko nta giti cyawe cyahatema. Shamba la kuuza linavuga kiende kwa kitenda na hawajiri ya chapa. Haba kwa nuju. Yende kwa kitenda. Yende witihenda wale. Yende kwa kitenda. Sikowa wende wale. Wakawe mashote. Wakajana kwiko seze wakachazile. Wakajamisha wamariri biti levi umipana. Wakasimuka n'umugeni wakajya mu mukochora. Wakaramajizi choma kudabati wakati male. Wakajite wabasizili. Chikihonda hasi. Wakingira komati. Kani umenyesota kurangiza wabia. Wakuita mbele wapajira wapure. Chikajara chikaranga chikajara. Na mashanyo. Kani kitu ajate. Hali mumulana chete kurana. Chisha katika sha. Ishamba nyame. Ikitu ajate wachukisi. Shamba nyame. Ikitu ajate wachukisi. Shamba nyame. Ikitu ajate wachukisi. Shamba nyame. Ikitu ajate wachukisi. Kanya hata ngoma ya boda na watu na haki ya kabisa. Kanya lekasubiri nyuma igiti kigira isura bitewe n'amababi kikagira izina bitewe n'ibyo cyera. Icyera bakaba cyita icyera amapera kikitwa amapera. None ko ntacyo cyera cyateye ibishaka kiba ari inturusu cyangwa gereveri, icyatewe cyose cyitwa igishitsi. Igiti kiratega kugera aho gitakaza isura. N'umuhanzi ugiye guhangira akazi ari kumwe umukobwa cyangwa umugore waratega.
bakata aya mbona basanga bakata kwamura bana n'ibyazo ndebye mama n'umusore kwibanye ndebye ututo debe bani badumusore kwabanyamurika niba n'umusaza birangana tangamira n'ibatu ko muri n'ibatu na usekuru urara n'ibatu wasubihindurije ibi pesi sumana nta useka Shut up!
bagacogora n'abantu b'ishyaka n'amaboko nabo bisezerano rya kera n'uwitwa Eliya inyigisho za Bibiliya n'umuhanuzi n'ubwo inkuru ze zanditse mu bitabo by'amateka wenda muri bo batumva kimwe ntabibwira kuraho upfa kuba umucokoje tuvuga ati muri bo basekura Babilo Eliya mvuga n'abishe 150 bambaye Eliya mvuga wabo bahagaritse Imana imvura Imana itamutu Eliya mvuga wabo basanye na Mose ku musozi bagahura na Efraim kuko ihererekanya mu bana Eliya ahagarariye ubuhanuzi Mose ahagarariye ubuyobozi bw'ubutwari Eliya mvuga wabo bagiye mu ijuru adapfuye ariko Eliya ari kuvuga muri iki gitabo kandi ibitabo bitandukanye ni wa muhanuzi wenyine wibutse kibuno mpamvu ntawe utacogora muri uretse n'abaribuka Eliya mvuga n'abahanzi wenyine wenyine yagiye munsi ya kiriya gitakizi kama yacu ari asidi ntabwo agiye bagiye kuvuga amagacu n'amagambo yavuze ni amagambo agaragaza ko yahaze ubuzima bwe abantu cyane bitari uko yaba ariko akamabwira icyanejeje itakirangwa ngo yibagirwe imirimo yibuka kariya yagabiye icyubahiro cy'Uwiteka w'Isirayeli yibuka kariya yasenze ibigirwamana ku misozi Imana yawe ntabwo yagutakaza Imana yohereza marayika azana umutsima itaze ku makara n'amazi yo kunywa akomanga marayika yamusengeye muri iki giterane umaze igihe mu bigeragezo waratane ariko marayika gukomange ushyira umwuma n'inzara ariko marayika we marayika abwira Eliya we by'ukuri ariko cyane yuko yarabyutse ararya arongera agasinzira ariko Imana ntiyamutakaza kandi yaranaga kandi mu modoka kare ariko nibwo nifasi ndamenya kukagenda kibuka n'amaze kugera nibwo nifaye kandi mbabona ni cyiza n'abagafata icupa ariko mbona bitandukanye uzi ko n'icyara turi imihanda twihanaguraga tumaze guca basa ubwo twarirangiza Mvuga ngo muziparitse hariya marayika akomanga kababwira muzika Imana yazikaye yakunduka arabishusha Imana yazikaye uramutse kumupfakazi umupfakazi ataramuteye ngo nagafuka cyane asigaye ngiye gusanga n'imvugo ariko urayumva gasohoke muntu kwiturira yisigaranye twonyine nitwa n'umutora ndasaba guterwe kujya no mu rwego mubwira ko ari ukwiturira ariko nta matwi gasohoke kagishyushye Imana yazike yakunduga bishyushye niyo mpamvu marayika yawuzanye ukikoma ibyawe Imana irabizi reka guhumuriza ibyawe Imana igize gute
w'umuri agatuma ngo mugende mumumbarize mbese niwe cyangwa abategerezo. Ibintu bitatu byabaye Yohana Umubatiza ari kubatiza Yesu ku mugezi wa Yorodani. Ikirere cyari kibi, abana hamwe na Yohana Umubatiza agira ati umwuka wera akamushushanya ahishimye. Abana bagira gute baracyumva na Yohana Umubatiza aracyumva ariko atinze muri gereza uburoko bumuriye ngo mbese niwe cyangwa abategerezo. Ndongera gusenge Imana gutabara utarase muri buri gihe. Sinzana uramukazi kana kugera inzara yakushora abakubaga biguruka kagaraho barahegereza hegereza amaso yanebeza kamvugiza usundi n'inzara inzara yanijyanye n'umugore n'umwana. Inzara turiye kuvuga ko ku giti kide naho twasenyaga yitwaga Jangwani. Umukajya w'umugeni ariko kera twajyaga rero gurupe y'amasengesho. Umwana w'umukobwa twasenganaga muri iyo gurupe baramamagara ati ubuyobozi bw'itabatikarabe n'akandi kabaga karagiye turabona tudapfa. Ndamubaza ngo tuzirikire inzara itamubwira ati niba ari inzara napfuye kera numva arahingiye. Mu kanya gato numva arasenze aravuga ngo ba uri mu ijuru n'agahubuka urimo murataka kwishwe n'inzara. Ibaza aho umuntu asenga akavuga aho nari yegamye ndavuga ati raduhaga nawe usohoka ariko Imana yacu n'urukundo. Mu minota ya 15 siko nabonye muri mu mfu numva yaramamaga ati muyobore itabatikarabe ndamubaza ngo ntirakwica se ahita ambwira ngaragaza kunyica. Numva ramwe Imana yavuze ko izaba imodoka itumva ntikiriza ngo wayibwira ikaduha amapine tukaba tuyakaze. Imana nawe yashatswe n'umupasiteri witwa mama pasiteri kandi biri n'itorero ryawe.
ati cyutayibeshe mama trabaye kucurashe namupfumurira naje mama gasubira kurodo atareba nabona asubira atareba curo akareba muri sale I said, Mama, I thought I should say, Imana
atamani umuriro utatu mugura amakara umutima ndavuga ati ndabura n'akanya amasiga aheruka yari yatangiye akazi. Hashize iminsi nk'itatu numva telefone irampamagaye, nimero bw'iwe ndayitaba, maze kuyitaba hari n'umuriro kujyanye pepi, telefone ibahamagaye wifata neza ati turashaka kugusura mu rugo ati zumura bwawe n'umusaza karibu sigira umunani karibu ariko ku mutima havuga ati ko batamenye umushumba ntibamenyeho uwakareze mu turere twa Rutakiro tuvuga ati ubashe kumubona bagize ikibazo mu rugo n'ibihe byahanakoze kukoma ngira umugore ate ari gufite ubwoba bw'icyara batekerera abadamu ukunda abashyitsi barateka abantu baje kukubita saa saba zigeze batuyobora tugeze Kanyonyomba ndabanyobora ibishite bibiri na saa fiko saa ebyiri mbona abayobozi parika ndebye muri Keseri mbona harimo imifuka y'imicanga saa saba harimo amasuka harimo amatara bakigushaka mu isekuru kuri bibiri zikoresha bose bigiye mu nzu basanga ibiryo birateguye ati yo mama pasiteri yarahamagaye kabisa naho sigendere basuye hari n'abandi basuye naho bari bafite ubwoba bw'ubwato batwatetse bari ibiryo byanjye barabisekura bakajya n'ubati amena icyuma birasema kimwe twaragiriye hari igihe ukoresha icyuma na santimu ukahita ukirebe ukawongera n'ikindi ubizi saba n'ibyanditse kuri bamaze kurya rero bafata ijambo barabwira ati turi hano mu izina ry'ubuyobozi bw'ituro rya ADEPR ntibashoboye abantu turi kumwe n'ubusi n'abakozi ba ADEPR bagenda basobanura babwira ati itorero ryagutekerejeho ko rigomba gusura iminsi ijana itarashira n'umukozi wa ADEPR bahuye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi tukaza kumufata mu mugongo aho duciye ndavuga ati imyaka 8 bakorera nubwo mwibutse ko n'umurezi na perezida mu biyimbe byinshi Imana yarayivuze banyereka naho sinye abantu bitageze kugura gazi nasinye vuba Imana yari isanye aho rero niwe nicaye n'amadara mumurikiye neza turavuga ngo tuzashima Imana imifuka y'imiceri za kawunga amata bazaniyeho na nito sikimana igendera uzi kuva kuri supermarket ukajya wagura Mana yobora ibikomere ikombora n'ibikomere by'ibirana tuzabigenza dute nibwo namubwira duteka ibyo tujye muri remarimo Nyabugogo zishonje ndazizi tujye gusangira nazo ibyo biryo turateka dushyira turisangira umuhamagaro wanjye ukomerezaho ubu ngubu nibanira nabo barihira amashuri sangira nabo
mu rugo abajya mu rugo ntabwo nzi umubare abaturage muri karitsiye bakuyeho baza kwirira mu rugo shima Imana wampaye umudamu utagira imibare twebwe agafuka k'umuceri n'iminsi itanu ntabwo gashaka kwa kubona weho gashira ubona kagenda gahera oya kamanuka kadakwisha kateretse hejuru y'umwobo ariko n'ibyo wabonye bashyize n'imibare nabyo iyo utinda imibare birapfa uvuga ibyo ufite rero nusanga ari ibya Yesu kuramo imibare nusanga byaravuye mu mibare shyiramo imibare bandikira neza zose mbwira ko Imana itaba shawuni mu itorero bagabanya abakozi bagera ku batarizi ifite atandatu abana acaha abakozi ariko n'inzozi Dia tu kan kawan malam makan.
ijyamo gaze wewe w'iki cyumba nanjye ariko icyumba sinzi ko biri yagiye kwigisha kwakase muri Foursquare amakarabanda menshi ya Sasamu no muri jaride ya Sasamu muri jaride no harimo amakaro bamwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride kugira ngo ikomeze abagenzi ubwitabaye abantu nawe barinjirira isizwe igira n'umushumba w'umuntu mahoro umusaza akajya ambwira ku Imana baramuhereje akira telefone irampamagaye ndayitaba umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali avuga ati alo utamufatanye ati sanga ahita mirete kugarura mu kazi umubarizo w'ibitaro basiga munyuma itoro rya Kamuhoza sinzi ibyo gusa bari muri Edikota ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge mu ahantu hose hari ibitaro byo kurwanya ibiyobyabwenge adeperereza Theogene mujye kubitikana iyo twagereza ko mwiza kijyamo ubuyobozi bwacu bukuru bw'itorero twagiye kubatiza abagiye kugororwayo icyo ushaka kukubwira ntabwo Imana itakurora abayobozi bakuru b'itorero bavuga ibiganiro umugisha bangana mu kazi Imana babereke umugisha ijambo rya kabiri ritema umugenzi ni ibisubizo gutabara ukibagirwa igihe guhaye umubuki uramenye ntuzibagirwe ijambo rya gatatu ni ibyaha birakometse ibyaha n'igisarane iyana bakambirira izina rikadejeje rigufite mu mugambi mwiza yemeye ko gitebwa ntaho yagiye icyaha fata umuntu no mu kiganza mu rutugu mubwire ngo aracyari ibyiringiro mubwire ngo agaciro n'umugozi mubwire ngo yemeye ko gitebwa iracyahari mubwire ngo biracyashoboka ko atajeje umuhaguruke gusenga uhereye umunsi wa none nzogeza izina ryawe Imana yogeza izina ariko urufunguzo rw'ibyawe ni ijambo ry'inyuguti icyenda rivuga ngo mbabarira ariko kugira ngo umuntu arivuge kugira ngo yikoreye iki kibazo Yesu yaciye kuri Barutolomayo yigeze atakavuga ngo ndashaka guhumuka yatatse avuga ngo mbabarira kuko yari azi ko mu kubabarirwa harimo no guhumuka wipfira mu byaha Yesu arakukumira mu buryo bwose tumva afite ideni afite ideni igihugu afite ideni itorero ryanditseho ry'umusirikare w'amagana kuko umuntu umwe hagiye kumenya Mana Shama rinajya ufunguza rw'imigisha n'ukuzamura ikiganza kavuga ngo maze igihe mubigerageza naraguye subira inyuma Mana mbabarira ibyaha nakoze Kristo tumukubwirire agutabara utaraseba naho urashobotse igeze no mu kagame cyane hari famiye mutaresi jya gusura
nsanga umwana w'umukobwa ari kogereza umwana yabyaye w'amezi ari mu mwobo yacuwe yasasana amakoma y'isiga bibonye ndababara ndaza mbibwira madamu i Kigali amwigitangira njya mugurira imyenda mugurira ibase imyenda y'umwana mugurira amavuta y'amavuta y'igihumbi mugurira umuti w'isabune wa segisa w'ubururu ariyerera utisabune yaguraga segisa ndayimushyira yabonye ibase atera hariya yumva ndi mu kabande amajyepfo angezeho naho twanika yikoreye muri Kigali ajya kubibyara iwabo mu cyaro agezeyo akajya atibasa bakanga kuyimutiza nyuma y'ibyumweru bwo kwiga ubwenge acukuruma basasa n'amakoma y'isina akajya amwogereza mu gahinda muri uwo mubo yasashe n'amakoma akajya mu gasoko k'umugoroba agasarifu yo gusiga mu rugingo umwana adatambuka nibwo yagize umubabaro amezi abashize aravuga mu mwana wawe mbabarire nubwo namukojeje isoni bahindukira itorero kandi ikimenyetso cyo kumbabarira ukaba ibase yabonye basezera imbabazi z'Imana nta cyaha kibaho Imana itababarira Imana iragukeneye hanyuma undi muvugabutumwa ariko Imana yashimiye ko nza kukubwira bikeneye kumutabara utaraze ariko bakiriza imbabazi Imana yamuganiriye andi mahirwe ya kabiri yagarutse muri Kigali yarubatse atuyibageragere Imana yamuhaye umugambi gukorera ubukwe bafite abandi bana batatu nyuma y'ubukwe Imana kuko yemeye ko gito n'ibyaha byabate watinze mu bigeragezo umva Yesu ashaka gutabara saba mu kiganza utarakizwa gusenge Imana bahumugisha musabure nasabire umuntu utarakizwa akababwira atabaye Theogene nanjye bigereza ko yamubaye Imana bahumugisha Imana musabure hejuru nasabire ngo ndabaho Imana bahumugisha Imana bahumugisha Imana mwitera intambwe mwigira imbere y'ikimenyetso cyo kwinjira mu masezerano y'Imana iyizire we basabure ikiganza ngwino tegukuze vature umugisha w'Imana mu bahinzi batambuke nta kindi abaririmbyi mufashe batambuka abana bametse naza kubasengera abana tambuka umutangazo muze muze nasabire muze nanjye niko naje barebe pastor nijya hamwe agasogongera akamenya ko umwami wacu agira neza akabatizwa mu mazi menshi ariko kubera gutinda mu bigeragezo akisanga yamaze kuva mu byaha byinshi akaba yaraguye zamura ikiganza ujye tukwingingira Imana aho uri mu mwanya wawe zamura ikiganza ntikwabure uzamure hejuru isubiremo cyane mu mwami Yesu tubabarira ibyaha twakoze mbabarira ibyaha nakoze uhereye umunsi wa sinzasubira mu byaha ukundi nanze Satani n'imihango yose izina ryanjye ryandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye umunsi wa none ngiye gukorera umfate umumeze umpindure icyaremwe gishya unkure inshuti mbi ubwo uzaza gutwara itorero nanjye nzabemo ushimira imbabazi zawe ushobora gusengera wasaba imbabazi kuko igihe cyatambutse uhita usengera iteraniro ryose niba ubatangiye gusengera iri teraniro uzamura ikiganza uyibwire ngo unyuze mu kigeragezo nyamara igikomere cy'icyaha Mana turagushimiye Mana turaguhimbaza ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa niko wirahiye dore aba ngaba
n'abamaze kumva ijambo ryawe rigatsinda imitima yabo, bakaba bafashe umwanzuro ku giti cyabo, nta kandi gahato kabayeho, nta zindi mbaraga zibayeho usibye imbaraga z'ijambo ryawe. Natwe turabasenyeye, bababarira ibyaha byabo, bababarira ibicumuro byabo. Hari ibyo bakoze babizi neza, hari ibyo bakoze mu bujiji. Mana Data wa twese uri mu ijuru, natwe turabasenyeye, natwe turabingingiye kugira ngo amaraso ya Yesu ababonekeho, reka baboneze, reka batunganye, hindura ingeso zabo, reka bahinduke rwose, bagire imitima mishya, reka babe ibyaremwe bishya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uko niko tubingingiye, uko niko tubasabiye, kandi amazina yabo yandika mu gitabo cy'ubugingo. Yewe Mana ishobora byose, reka ubwo Imana izavuga nabo bazumva amazina yabo maze bakwitabe. Bashoboze Mana, bashoboze Mana, bambike imbaraga. Reka Mwami Imana ishobora byose, ubuhamya bwabo bube bushyira mu midugudu y'iwabo, reka ubuhamya bwabo bube bushyira mu miryango yabo. Aba bana b'abakobwa turabasenyeye, bayemirira icyerekezo, ongera ububake. Mana Data wa twese uri mu ijuru, kandi bazaba bubakitse. Urakoze Mana nziza, turasenze kubwira iteraniro, ijambo ryawe ryatubwiye kwakira ibyiringiro ku igiti cyatemwe kikarengwaho ibigunda. Ikindi gihe ijambo ryawe ryatubwiye yuko umuzi wo hasi n'uwo hejuru bazanye ishoka bakasa, n'uwo bihanagurijeho rwose, n'uwo bazanye umuriro bagatwika. Ijambo ryawe ryatubwiye guhisha umuzi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, iyi mizi warinze, iyi mizi wahishe, Mwami Mana yacu yivomerere. Reka habe imvura idasanzwe, reka habe imvura y'umuhindo mu bugingo bw'ubwoko bwawe, kugira ngo Mana Data wa twese uri mu ijuru wongere kurema abantu bawe bundi bushya, wongere kububaka bundi bushya. Reka Mana Data wa twese uri mu ijuru abavuze amagambo bamware. Reka Mana Data wa twese uri mu ijuru abigeze bafata imigambi yo gukwena abantu bawe, reka bakorwe n'isoni aribo bamenye yuko ujya uhindura. Mana Data wa twese uri mu ijuru wongere wubaka abantu bawe bubakike, kandi mu butware bwawe no mu mbaraga zawe. Hasigaye amashimwe gusa, tuzakomeza tugushimire kuko twabonye ko mu batwanirije abari bafite imbaraga, bari bakomeye, n'abagiye baraswa rwose bagahamwa. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ariko ubwo wagiriye neza, ubwo bari mu ntwari zishimwa, Mwami Imana yacu, ni nako natwe ubasha kongera kugarura abantu bawe, ubasha kongera kubaka abantu bawe, ubasha kongera kuzamura abantu bawe. Mana ubuhamya bukongera bukaba bushya. Urakoze Mana nziza, tumukomeye amashyi.